ejo bundi tuzabona murumuna wa Yesu. ubu Yesu ubwo yaba ameze ate? Nese ubu wari uzi ko Yesu yashobora gukora imibonano kuva igihe wabereho kanabikora akabikorera no mu gihuru akabikora none no mu gihuru se ahubwo se ubu nuriya mugore ariko nawe araciriritse none se we kuki atanishyuye roge ariko Revera Pasteur Justin yagiye kumusura ese ko twabanye ko Yesu aryamiwe kuki atamutereye inda mu cyumba cyiwe akamuterera mu kibaya aho bana n'ibintu byo mu kibaya biryo bayabazi muturebere mu butayu nima nta bintu bigiye bigenda bihabera anose ntabwo ari wajya gusenga ku musozi ngo usanga hariyo za Prudence n'iki byose dore naba ariko hari abita mama chance kari umusazi mama nya n'umuntu wese uri kuvuga ngo ibintu mama chance yavuze aravuga ko mama yaciye mu migani no mu marenga nta migani nta marenga nta buhanga ntaki bwo kuvuga ugafata izina ridakwiye guhangarwa nk'izina rya Yesu Kristo ariko tubwiza ukuri mama chance ukajya kuvuga ngo Yesu ni ndaye mama chance bundi uramuzi jewe mama arumva Imana irimo iragaragaza inkozi z'ibibi zihishe mu nsengero Imana irimo iravangura we intama mwihene ndakubwiza ukuri Imana irimo iratoranya akazu k'abadayimoni ko kari gushya Imana irimo irashungura rumva yego Imana irimo irashungura shite yanjye akabona abadamu ngimipuri yabo yagiye hanze ubu sa 2025 igihe aba bahanuzi bahereye bariho ubu nibwo Imana irekuye Yesu iravuga ngo kubera ko wamenye amaraso ku musaraba nkabona bidahagije ukaza mu ijuru utarongoye noneho subira mu isi ugenda urongore uhere ku bahanuzi uhere kuri mama chance ariko mama chance ari umuhanuzi mama chance niwe mugore mwiza Imana yarebye gusa ese nicyo kizungerezera haka abantu mwabaye nyine ndashaka kumubaza nyine mama chance ngari kubinyuza mu mwuka wahe n'umwuka w'abadayimoni uvuze n'umwuka w'abadayimoni ushaza ko mama chance ari dayimoni se afite umwuka w'abadayimoni ariko ari umuntu wambwiye ngo buriya ngo ari imyuka ngo y'abadayimoni ngo ushobora ngo kugenda ngo ugiye nko gusengera ufite nk'icyifuzo ukajya gusengera nk'umupasiteri akagusengera ngo uwo mupasitori umwuka umurimo ugatuma usenya urugo rwawe cyane hari umuntu wabimbwiye kabisa nanjye nsanga kuko nibyo njyewe mbabwiza ukuri nimuzajya muzana amafuti hano kuri iyi mihanda tuzajya mwese tubatotora ariko rero reka tujye ntabwo tuzashyigikira amafuti yanyu no ngo dushyigikire ngo mwarekuye amavidewo yanyu ahubwo ribu dukurikirana abantu bakomeje kugenda bashyira amavidewo yabo bambaye ubusa ubundi ibyo muri kwamamaza n'ibiki ariko aho ngaho niho narindi kugaruka kuki dushyigikire ngo muri kuvuga ngo muri amagini ngo bapfuye ngo mubana n'abapfu ngo hanyuma reka mbabaza nimba koko ari umwuka ubumuvugisha yego ko yavuze ngo Buravana apfa yarishimye ngo apfa yari umupfu n'ubundi yarishimye uwo ni umwuka w'Imana wavuze ibyo bintu haka abantu kuki badatekereza ariko naragenze ndabona abantu bo kuri social media baranyobeye iyo umuntu avuze ikintu wagira ngo ahita bakoropa mu mutwe akabatwara n'ibindi byose aba yaravuze kuki abantu batazirikana ubu yaravuze ngo Buravana yarapfuye arishima urupfu rwe rwaramunejeje ngaba mu marimbi ngaba mu bapfuye ngo akorana n'imyuka ngo ni arya ngo ni igini ngo ni dayimoni n'umuzimu ngo ni umuzimu hanyuma uwo mwuka mbabasi uwo mwuka w'Imana wishimira abapfuye ubyina hejuru y'abapfuye uwo mwuka w'Imana uza kwihorera uwo mwuka w'Imana uza gushinyagura ubaho hanyuma nimba ari inyungu Imana ikaba yakoze mu nyungu zayo ikaba yakoze mu bubasha bwayo umwana w'umuntu ahindukira ute kujya gushinyagura ahindukira ute kujya guhagarara agafata n'ijambo ariko uwo mwuka w'Imana ukoze 2025
nibwo ukoze nibwo ukoze nyine are ko numva umwuka ukomeje guhinduka abahanuzi b'abarozi uvuze hari abahanuzi b'abarozi kandi b'abarozi ku munwa b'abarozi mu mwuka b'abarozi njye ntabwo mfite gahunda yo kubashyigikira nta soni ubwo se uri kubaka imitima y'ababuza babo utekereza ko urimo uyisana nimba ari umuntu koko w'Imana wamugani kukiza ashinyagurira abantu babuze mwuka w'Imana araza akavuga ngo humura nubwo bigenze uko ariko ejo bizagenda neza nubwo uri kurira ariko ejo uzaseka nubwo ubabaye ariko ejo uzishima ariko ari abantu bashaka kuguhibo gutya ariko ejo bizahinduka Jane buretse gato hari abantu bashaka kugutera amabuye kuko ejo bundi mama Chance yakoze ikiganiro ku rugendo abantu aravuga ati rwose uri umukozi w'Imana uri umuntu w'Imana uri intumwa y'Imana kandi noneho jye narazirebye zirakomeye ariko naragenze hewe ishyamba rya Nyungwe ni rirerire cyane iki ishyamba rya Nyungwe ndakubwiza ukuri umusore warigenze nagira inzara mu nda niko aza mu isi aje gutwara umugeni yakoye amaraso y'igiciro cyinshi bivuze iki biravuze ngo mu isi hari abageni ba Kristo sibyo ariko ntago hari inda za Kristo bantu muri kuyoba mu isi hari umugeni cyangwa umuntu naza akavuga ati ngende umugeni wa Kristo nta kibazo ubundi no kwitegura n'ibirongoranwa narabiguze n'ibishyingiranwa narabiguze nyine akabivuga gutyo ibyo nzabyumva ko ari guca mu marenga y'umwuka ariko mu isi nta ndaya ya Yesu ihari mu isi hari umugeni wa Kristo uri mutegurwa hanyuma tugana ku musozo nagira ngo tugire none se Yesu yabanje gufata vase ngo tubimenye oya nyine buretse gatoya ni vase wasanga wenda yarafasheho vase nawe wamenye nta vase yafashe mama Chance wa mugore ukorana n'imyuka mibi ndakubujije kuri Yesu Kristo wabambwe ku musaraba igorogota Yesu nta vase afata Yesu nta ndaya agira umugeni uri mutegurwa agategurwa umugeni akitegura bese akamutunganya kazagera iwe yejejwe nta kizinga nta munkanyari nta myotsi inunukaho ejo bundi ngize gutya njyewe abantu mwimvangira Yesu nta ndaya agira mu isi bantu mwintege agira indaya he mwijuru nta ndaya Yesu agira Yesu nta nubwo ari indaya yigeze aba indaya ryarize yigeze yidekarara se yavukiye mu ntago ariko babari ntago ariko babari yego umuzima busanzwe hanyuma nabonye akavideo uri kubaka nabonye usengera umudamu n'umugabo dayimoni ziravuga zirabwejagura ikindi cya kabiri mbona umugabo ari gusaba imbabazi umugore urwo rugo urarwubaka amakuru mfite nuko uwo muntu yavuze ngo mu gihe gishoboka nubona umugabo ibintu byose ngazabikora mbabarira umbwire ni imbaraga z'Imana zagukoresheje ibyo ngibyo kuko hari abantu uyu munsi wa none reka nkubwire ndetse gaturansubiza nyuma hari abantu bakomerekejwe imitima n'aba badayimoni n'aba bantu bitaye ngo ni abakozi b'Imana ariko atari abakozi b'Imana wambare nkaririmba nako bare bakagira Imana n'amafaranga abantu iby'ijuru iby'ururutse imitima muvuge ko bahiriwe muvuge ubundi buzima abafite imvune mubasindagize duhungire kwibendera ribasha kuturengera iye hari ubuzima byihorere nukuvuga ngo rero igihe turimo warumbaje ngo umwuka w'Imana ubundi umwuka w'Imana arubaka ntasenya icyo ni icyambere Yesu gare baragira gute ko batagiye babaterera inda mu byumba by'amasengesho ngo ni Yesu wazibateye bagaba mwitegure kurera abana batari abanyu avese kandi ngo twamaze kumenya ko ngo Yesu arimo atera inda bivuze ngo umuntu arajya yarawuvana yiti naza mu mezi 3 inda atangire yonke avuga uti nta kundi byagenze ni Yesu wabitunganyije bagaba mwitegure kuzajya gupimisha IDN avese kandi kubera ko benshi muri kurera abana batari abanyu ese arimo aranyura mu bantu nyine b'abanyamasengesho agahita hari ikintu ndi kwiyumvisha none se niyo bajya kugira niyo bajya gupimisha DNA
basanga umwana ari uwande kandi bafata amaraso ya Yesu se ubwo Yesu naragerageza azana amaraso ye ayo yasigaranye amamba ku musaraba ayasigaye ariko se nge hari ikintu nibaza wasanga ari kariya yamenetse aya ngaya tweze ibyaha wasanga wenda ariyo arimo gutera hari ahantu bayabukinze akaba ariyo bazakoresha bapima DNA ariko rero nge hari ikintu ngende kwibaza Jane tubwize abantu kuri uyu munsi wa none kuki yewe reka nkubwire ntabyo kubwiza abantu kuri uriya ntabwo ari indaya ya Yesu ahubwo ni indaya y'abadayimoni uvuze ni indaya y'abadayimoni bivuga ubikuye muri net ntago nabyemera udakuye muri mbarira wimbangamira iriya ni indaya y'abadayimoni ariko abantu mwabaye muti ngaba yabicishije mu mwuka ngaba yavugiye mu mwuka umwuka wavuze ryari niko nimwe mwere ko mwenyine nimwe umwuka siza amashuri nyuma akongera akayasubiramo leta tugiriye impuhwe leta yashyizeho uburyo bwose ubwo ari bwo bwose bwo kwiga urumva yashyizeho uburyo bwose bwo kwiga uranyumva neza nta muntu umwe leta yigeze ikumira ushaka kwiga ari abantu bize nizo abantu bari kubura ubwenge nibo abantu uri gusanga bagiye imbere y'aba bishop babakubita hasi abantu bize nibo uri kumva mu rusengero bajya guterura imitungo y'abagabo bakajyanira abapasteri yego abantu bize nibo bari gushyigikira abadayimoni yego abantu bize muyobye mute ubwenge bwanyu burihe afese kandi abantu bize na garidiyene yego umuntu niyize na pirimeri yego umuntu ntazi ibipfa n'ibikira haraza arakubwiye ngo niba ufite ububasha uwo muntu abufite no kuza i Kigali baramuyoboye yaje yitendetse ku modoka y'amakara yego uyu muntu yaje afite envelope cyangwa ambaraje aje i Kigali yego umbwira ukuntu uyu muntu azaza Kigali akayifata akavuga ngo ngiye ariko barahari bayifashe bakintu bayifatishije iki se ukuyobya aba bantu bafite uko bameze none arabisobanuye ndavuga uyu mugore akorana n'imyuka mibi mumindura umusazi twagiye akorana n'imyuka mibi gute rero adakorana n'imyuka mibi adakorana n'imyuka mibi twagiye rero nababwiye mbabwira ko atwite inda agarutse navuga ko atwite icyo gihe njye mbivuga urimo uranyumva yego uyu mugore rero izina rya Kristo yitendetseho ndagira ngo mumenyeshe ko ritazamugwa amahoro iri zina ntago rizamugwa neza iri zina narifashe hasi ashaka amaronka ahandi ashakire hita ahandi ashakire ubuzima ahandi ashaka apfunda imitwe handi ariko izina rya Kristo aryihorere ndakubwiza ukuri ariko uzi ko Yesu yaciriritse kurusha umugabo w'umuyede uzi ko Yesu yaciriritse kurusha umukarani hako nizere ko atari Yesu wo mu ijuru muri kuvuga wenda wasanga ari bari Yesu cyangwa na Yusufu hasanga n'umugabo barana ari Yesu nako yaravuze ngo ari mu cyumba ngo Yesu ari mu cyumba ngo araryamye harani mu ijuru yararyamye se ni mwiza none se Yesu ko yavuye mu isi tubizi yagarutse mu isi ntiyabitangaza asigaye nawe se yiba agaca abagabo inyuma se bagenzi be sesera mu ngo z'abandi ngo Yesu ko yavuze ko azaza nk'umujura noneho abaje kwiba amaturo amake kiranga umwuka w'Imana urasubijwe ntabigusubije umwuka w'Imana arubaka ntasenya n'ibyasenyutse araza akabyubaka yego ahubwo bashakashaka ibintu byasenyutse cyane n'ibyaza ashaka biravuga ngo yataye intama 99 ariko n'umuririmbyi yavuze ajya gushaka imwe yazimiye bivuze ngo rero ntabwo Yesu Kristo cyangwa umwuka w'Imana uzushaka abantu badafite ikibazo ahubwo azashaka babandi bakomeretse babandi bafite imvune babandi bafite agahinda babandi bafite intimba bamwe bafite ibibazo bamwe bafite amarira kavuga ngo nimuhumure ejo ni heza ejo bizemera ejo bizakunda hari ubundi buzima niyo mpamvu n'umuhanuzi ukorana n'umwuka w'Imana wese ntagomba kujya kure y'ijambo ngo azabwire abantu ngo murapfuye murarangiye murarimbutse murahiye
murasenyutse mwuka w'Imana avuga yoroheje, ni umugwaneza, ntabwo atera abantu ubwoba. hoya ni umugwaneza. Rega Imana ikunda abantu bayo, Imana ikunda abantu bayo. umuntu ni umushinga w'Imana, umuntu ni umushinga w'Imana. ye nkuko uzi ko utuntu mu kibaya Yesu ni benshi rero kuvuga ngo Yesu ashimwe nabyo ni ikibazo. Ngo Yesu ari rutono mu kibaya. Yesu rero urumva arimo aragenda yigobeka mu bintu by'ibihuru, wa muhungu we, urumva. Ariko nizere ko atari Yesu wo mu ijuru mamuvuga, ari uwundi Yesu wanyu. Oya, ni Yesu wo mu ijuru bavuga. Kandi igihe nakuze numva Yesu, ntabwo nigeze rero numva Yesu arimo ibice byinshi. Yesu, ariko ubundi njyewe ndashaka kwibariza, njyewe ndashaka kubaza, Yesu yabonye mu Rwanda ariho hari indaya ziryoshye, mbega hitamo indaya mama chance, hitamo indaya mama chance, sikiriya ndaya iryoshye wala. Yesu ntabwo ashaka indaya z'abadiyesipora, Yesu ntabwo ashaka indaya z'abarundi, Yesu ntabwo ashaka indaya z'abagande, Yesu ntabwo ashaka indaya z'abakongomani ko mbona nabo babizanye baje kugira. Yesu ntashaka indaya z'abanyamurenge, ahubwo arimo araza gushaka indaya mu Rwanda. Urumva kerega mu Rwanda hari ibyiza, ko numva abagore bo mu Rwanda baba bameze neza, ko numva baba bahagaze neza. Bagabo muve mu nzira Yesu yaje, mwigireyo ba mu nzira Yesu yaje. Ngarimo rira yego, reka mbaye ikaze mwe mwese mukomeje kubana natwe aho muherereye hose mu bihugu bigiye bitandukanye, tubifuriza kugubwa neza, amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Dusuhuze abumva ururimi rw'ikinyarwanda bahereye Australia, Canada, Bubiligi, Budage, muri Amerika, mu Faransa ndetse n'ahandi hose hagiye hatandukanye, ndetse no mu ntara ya 5 y'isi. Hanyuma imbere ya kamera mafite umutumirwa, n'umwe mu bantu batajya baripfana, n'umwe mu bantu bavugisha ukuri uko babibona, ariko n'umwe mu bantu none banga abantu babeshyera Imana. Ndakubwiza ukuri, bero nkoze urugendo rurerure kugira ngo mugereho, niyo mpamvu mwakiri imbere ya kamera, niyo mpamvu mwamubonye yambaye neza by the way, ariko muhaye ikaze. Urakoze kumpa ikaze, nanjye ndakwakiriye. Isezerano TV. Umeze nimba mikaze nitugabire Jeannette. Mwiza abantu baranze. Ubwo nari nibwiye abantu batanzi baje vuba. Haba amazi bisi bo baranze. Rero wageze ishyaka ryo kuza Imana iguha imvura yaguye. Yego. Wihanganye uranyagirwa ariko uraza. Njye sinjya ndipfana. Nababwiye ko ntajya ngira icyumba abadayimoni ntabwo ngenda ngira icyumba abadayimoni babikamo amabanga. Reka da. Ntabwo ngira ahantu nyine abadayimoni babitse amabanga ngewe. Ariko Jeannette, wenda mbere yuko twinjira mu kiganiro cyimbitse, hari abakunzi b'Isezerano TV baba bashaka kumenya ukuri. Uyu munsi wa none tugiye kugaruka kuri bamwe abahanuzi ariko bambaye uruhu rw'intama imbere ari amasega. Kabiri tugaruke noneho ku bahanuzi buvugwa muri iyi minsi. None tugaruke noneho kuki abadamu badasigaye bigirira ibanga. Hanyuma noneho reka tugiye twanzike tugira dutya Kayenze. Urumva Nyarugenge byakomeye. Nyarugenge byakomeye. Umuriro watse. Imeshyi ivuyemo, izuba dore rirashize, imvura iraguye. Ndakubwiza ukuri, uyu munsi wa none umukamuko w'izuba byakomeye. Umuntu wavuze ngo byakaze n'abatwa n'ibasore nabo nabansigaje inyuma. Dekana nabashigajwe inyuma n'amateka. Byakomeye nabo basore pe. Byakomeye. Ariko se ndeba ikintu cyitwa ngo urukundo ariko rwabaye danje. None hari umuririmbyi wasohotse aravuga ngo kera umurokore yageraga cyagahura na mugenzi akamubwira ati Yesu ashimwe, ariko ngahita mukubita inyundo. Ibintu
tuzabifata gute? oya urumva impamvu abantu batakivuga ngo Yesu ashimwe ba Yesu babaye benshi kuko hari na ba Yesu bari kujya kuri utuntu mu kibaya. ba Yesu ni benshi rero kuvuga ngo Yesu ashimwe nabyo ni ikibazo ngo Yesu ari utuntu mu kibaya. Yesu rero urumva arimo aragenda yigobeka mu bintu by'ibihuru wa muhungu we urumva. ariko nizere ko atari Yesu wo mu ijuru mamuvuga ari uwundi Yesu wanyu. oya ni Yesu wo mu ijuru bavuga. kandi igihe nakuze numva Yesu ntabwo nigeze rero numva Yesu arimo ibice byinshi. Yesu ariko ubundi ngewe ndashaka kwibariza. ngewe ndashaka kubaza Yesu yabonye mu Rwanda ariho hari indaya ziryoshye. mbega hitamo indaya mama chance. hitamo indaya mama chance. sikiriya ndaya iryoshye wala. Yesu ntabwo ashaka indaya z'abadiyesipora. Yesu ntabwo ashaka indaya z'abarundi. Yesu ntabwo ashaka indaya z'abagande. Yesu ntabwo ashaka indaya z'abakongomani ko mbona nabo babizanye baje kugira. Yesu ntashaka indaya z'abanyamurenge ahubwo arimo araza gushaka indaya mu Rwanda. urumva kerega mu Rwanda hari ibyiza. ko numva abagore bo mu Rwanda baba bameze neza. ko numva baba bahagaze neza. bagabo muve mu nzira Yesu yaje. mwigireyo ba mu nzira Yesu yaje. ngarimo rira Yesu gareba aragira gute ko batagiye babaterera inda mu byumba by'amasengesho ngo ni Yesu wazibateye. bagabo mwitegure kurera abana batari abanyu. avese kandi ubwo twamaze kumenya ko ngo Yesu arimo atera inda. bivuze ngo umuntu arajya yarawuvana yiti naza mu mezi 3 inda atangire yonke. avuga uti nta kundi byagenze ni Yesu wabitunganyije. bagabo mwitegure kuzajya gupimisha IDN. avese kandi kubera ko benshi muri kurera abana batari abanyu. ese arimo aranyura mu bantu nyine b'abanyamasengesho agahita hari ikintu ndi kwiyumvisha none se niyo bajya kugira niyo bajya gupimisha DNA basanga umwana ari uwande kandi bafata amaraso ya Yesu. ubwo Yesu naragerageza azana amaraso ye ayo yasigaranye amubamba ku musaraba ayasigaye. ariko se nge hari ikintu nibaza wasanga ari kariya yamenetse. aya ngaya tweze ibyaha wasanga wenda ariyo arimo gutera hari ahantu bayabukinze akaba ariyo bazakoresha bapima DNA. ariko rero nge hari ikintu nge ndi kwibaza Jeanne tubwize abantu kuri uyu munsi wa none kuki yewe reka nkubwire ntabyo kubwiza abantu kuri uriya ntabwo ari indaya ya Yesu ahubwo ni indaya y'abadayimoni. uvuze ni indaya y'abadayimoni bivuga ubikuye muri net ntago nabyemera udakuye muri mbarira wimbangamira. iriya ni indaya y'abadayimoni ariko abantu mwabaye muti ngo abayabicishije mu mwuka ngo abayavugiye mu mwuka. umwuka wavuze ryari niko nimwe mwere ko mwenyine nimwe umwuka avugisha mwenyine. abantu ngo ibi byumva abahanga ngo byumva abanyabwenge ahubwo byumva injiji. ni ryari mwigeze mwumva ko ishyano ryaguye ko Satani yabatatse ko ahubwo mwayobye mwarangiye. ni ryari mwigeze mwumva habaho indaya ya Yesu kuva igihe mwabereyeho na ba so na ba nyoko bababyaye n'ibisekuruza byanyu. ni irihe zina mwigeze mwumva ko nawe uravuga ko atwita inda ya Satani? Satani ntabwo ari umugabo ni imbwa. Satani se ubwo ararongora none se Yesu aho yarongorobwa na Satani yarongore. nimba ari Yesu ubasha kurongora nimba ari Yesu ubasha gukora ibyo bintu mu gihuru ni gute Satani watanga agatera inda mu kibaya cyitwa rukundo. ariko ubundi urukundo ni ugira amarogi ni ugira ibibaya by'amarogi ni ugira ibibaya by'indaya rukundo. ndashaka kubaza ariko ngo bagiye no kwipimishiriza mu butayu. mana yanjye umva rero mbabwire abantu bamwe nabonye mwaraje muri komenti ngo byumvwa n'abanyamwuka ngo ibiki n'ibiki n'ibiki umuntu ngo azavuka ngo ari mu nda ngo aratwite ngo ni inda ya Yesu ngo ni igini ngo ni umwuka. herega Rutayisire nawe arabyemera. ariko nuza atabyemera Rutayisire ko yarabyemeye ntabwo shobora ako we yaramubajije reka nkubwire Rutayisire ntugukura mu mashase mu isoni
we yaramubajije aramusobanurira ngo Yesu ngo yajyaga mu isinagogi yasanisha na kiriya cyigisho cya Pawulo ngo yajyaga mu bayuda akasa nk'abayuda ayajya mu bagira iki agasa n'abagira iki yajya mu nda akaba indaya noneho niyo mpamvu Mashance nawe ngo yambaraga nk'indaya akajya mu ndaya ngo kuzibwiriza ubutumwa ngo hari uwamuhaye ngo amadolari hari uwamuhaye ngo wajya mu modoka ahubwo bagucunga ego sede mbagabo mufite amadolari muri he muri hari n'uwavuye muri Amerika yego mana aza kureba Mashance ubu rero nimba dushaka kwitwa indaya za Yesu amafaranga akinjira abari baryamye bagakanguka ubu ntabyo kuba indaya z'abagabo turaba indaya za Yesu muze dushorerane Yesu ariko mbundi reka nibaze ubundi Yesu ajya arongora nigeze numva hari umwe ubimubaza wavuze ati ariko se Yesu ngagira uko yigenza Yesu se yigenza ati ariko Yesu ararongora yarongoye nde Yesu wahese ubu none ntago bamuteye inda Mariya ntago bamuteye inda ni Yesu wayimuteye se none se Yesu yavuye Mariya yayitewe na Yesu none se yavuye abo mwaje musoma ijambo none se ijambo rivuga ngo iki none se riravuga ngo Yesu nawe urumva Imana yarongoye umuntu none se ubu Yesu arinda aza mu isi gushaka indaya mu ijuru nta bamarayika bariyo iyo anagerageza akarongora abamarayika ari ikigisha wenda ari uburyo ayajya no gusebya izina rya Yesu reka nkubwire ni no kuryandagaza ntaba ari Yesu wacu watubambiwe ku musaraba i Golgotha abarundi Yesu bihimbiye ariko n'umugabo ashobora kuza agakora ibintu bizima ukamwita Yesu yes wasanga mu bahuriye kuri iriya mihanda y'amabuye ngo hehe harimo nyine uwitwaye neza akagira ingeso nk'izijya gusa n'iza Yesu agahita avuga ati uyu ni Yesu arancunguye wenda narimburaye arancunguye ariko se ngewe hari ikintu ngiye nibaza Jane uyu munsi wa none nimba haza abadamu njye ntabwo nzareka kuvuga ngo mutarakara mutababara yavese kandi ntabwo nzareka kubavugaho yavese kandi ngo murarakara ngo murarega ngo murafungisha nimugende murege ariko wowe uri gutukisha izina rya Yesu nkubwiza ukuri erega nabonye n'undi ntabwo ari Mashance gusa hari n'undi ejo bundi nabonye waje wambaye ibitenge nawe ngo ni indaya Yesu ngo baratwite nyine niyo mpamvu ndi kukubwira ngo iri zina ryitwa Yesu ririmo riragaburira abantu nose nimba zo kagatwika avuga ngo Yesu yanteye inda ntabwo twebwe duhorera Yesu ngatera amafegisiyo ariko Imana izikore mu bumana bwayo oya ngo Yesu atera amafegisiyo Yesu aterera inda bakajya kwipimisha mu butayu bamwe bakaza bitira izina ry'Uwiteka ngo ngiye nkora ibitangaza Yesu atera amafegisiyo noneho hazaza n'abanduye imitezi ahubwo ndi kwibaza Yesu arwara imitezi Mashance yivuze ko ngo yamuteye amafegisiyo ngo yabaye indaya ye ngo yanze kumujyana mu rukiko ikindi cya kabiri ngaziyengara yatwite ngazabyara mu kwa 12 ngo impanga enyi ubundi akaza akavuga ngo uwitwa Jackie ngo niwe ngo azakirira mu biganza bye nta biganza byiwe azakiriramo Jackie arimo aranoroherwa Jackie agiye gukira urumva ubuzima bw'umuntu buri mu biganza by'iyamuremye ntabwo buri mu biganza by'abagore birirwa basakuza ngo ni indaya za Yesu ntabwo buri mu biganza by'abagore birirwa basebya izina ry'Imana bataye umutwe bagize gute bataye umutwe rega kuri hano uguta umutwe kuri hano uguta umutwe njye narabivuze uyu mugore narabivuze kandi iyo bibacanze mbona bibacanga ibi bintu narabisobanuye ndavuga uyu mugore akorana n'imyuka mibi mumindura umusazi twagiye akorana n'imyuka mibi gute rero adakorana n'imyuka mibi adakorana n'imyuka mibi twagiye rero nababwiye mbabwira ko atwite inda agarutse navuga ko atwite icyo gihe njye mbivuga urimo uranyumva yego uyu mugore rero izina rya Kristo yitendetseho ndagira ngo mumenyeshe ko ritazamugwa amahoro iri zina ntago rizamugwa neza
iri zina narifashe hasi ashaka amaronko ahandi, ashakire hita ahandi, ashakire ubuzima ahandi, ashaka apfunda imitwe handi, ariko izina rya Kristo aryihorere. ndakubwiza ukuri. Ariko uzi ko Yesu yaciriritse kurusha umugabo w'umuyede? uzi ko Yesu yaciriritse kurusha umukarani? hako nizere ko atari Yesu wo mu ijuru muri kuvuga. wenda wasanga ari bari Yesu cyangwa na Yusufu. hasanga n'umugabo barana ari Yesu, nako yaravuze ngo ari mu cyumba, ngo Yesu ari mu cyumba, ngo araryamye. Harandi mu ijuru yararyamye se? ni mwiza. none se Yesu ko yavuye mu isi tubizi, yagarutse mu isi ntiyabitangaza, hasigaye nawe se yiba agaca abagabo inyuma se bagenzi be, sesera mu ngo z'abandi. Yesu ko yavuze ko azaza nk'umujura, noneho abaje kwiba amaturo. ariko naragenze ndabona mw'abantu, ibi ni ibiki ndi kubonera i Kigali? ibi ni ibiki ndimo mpabonera i Kigali? niho hari indaya za Yesu. ubu gutega byararangiye, abantu ntibajyagara ku mihanda, basigaye baryama Yesu akabasanga mu buriri. akishyura n'amadolari, kwishyura n'amadolari. umva mbabwire mw'abagore mwe rero, ubwo bushyuhe mufite impeshyi yabasizemo. ahubwo uvuze ubushyuhe, uburaya bwabasagutse, none mutangiye kubushyira no kuri Yesu. jyewe nifata inkoni, mw'abagore mwe ndabahera ruhande. buraya? ubwo buraya bwanyu, buraya bw'abagore? Yesu yanteye inda, agiye kwipimisha. yego se da konka impanga zingahe? ariko umwana wa kane ngo ni Jack. mwana wa kangahe? ngo wa kane yavuze ko ari Jack irangatwi, ngo Jack ngo papa buryohe yarabivuze. abivuga neza, njyewe narabyiyumviye mu kiganiro yakoze. barabisobanura neza, bavuga ko ku itariki 29 z'ukwezi kwa 11 yego aribwo Jack yari buzabe yavuyemo umwuka, kuko yari buzabe ari igitambo cya Mama Chance. have se kandi gute rero? Mama Chance nuko ngo yarera mutambyemo igitambo. uyu mugore karakasa mutwe karakasongo yihwa. abantu bajya kuri papa buryohe bumve, kandi yagezeyo Jack ni nawe wabyivugiye, avuga ukuntu uyu mugore ngo yazaga kumusengera. amakuru mfite nuko Mama Chance yajyagayo icyumweru cyose, ngo najya kwivuza ngo azagwayo, kandi ngo natizera ngo Yesu uri muri we ngo azapfa. ariko kuki atadusobanura Yesu wari we? Yesu uri muri we? Yesu yacunguye abera, Yesu yacunguye itorero, ntabwo yigeze amena amaraso kugira ngo umuntu umwe abe ari we ubigihangaje. ndakubwiza ukuri ko numva ibintu bikaze, ibintu birakaze, ibintu birakomeye, abantu nabo bayobye. none ikintu kimbabaza, kiteye n'ubwoba, ikintu kimbabaza kikantera agahinda, nkumva nanarira, ariko wanabyibushye, nkumva natana amarira. mana yanjye, nuko abantu bize ye baba we. ariko dusubire mu mashuri, aba bantu tubasubiza kwiga, ariko leta yadushyiraho poromosiyo, abantu rwose bize ariko bagakomeza bakabura ubwenge bagasubira mu mashuri. ariko rero cyangwa abantu bakuze basize amashuri nyuma bakongera bakayasubiramo. leta tugiriye impuhwe, leta yashyizeho uburyo bwose ubwo aribwo bwose bwo kwiga. urumva? yashyizeho uburyo bwose bwo kwiga. uranyumva neza? nta muntu umwe leta yigeze ikumira. ushaka kwiga ari abantu bize nizo abantu bari kubura ubwenge, nibo abantu uri gusanga bagiye imbere y'ababishop babakubita hasi. abantu bize nibo uri kumva mu rusengero bajya guterura imitungo y'abagabo bakajyanira abapasiteri. yego abantu bize nibo bari gushyigikira abadayimoni. yego abantu bize muyobye mute, ubwenge bwanyu burihe? afese kandi abantu bize na garidiyene. yego umuntu niyize na pirimeri. yego umuntu ntazi ibipfa n'ibikira. haraza arakubwiye ngo niba ufite ububasha uwo muntu aba ufite.
no kuza i Kigali baramuyoboye yaje yitendetse ku modoka y'amakara yego uyu muntu yaje afite envelope cyangwa ambaraje aje i Kigali yego umbwira ukuntu uyu muntu azaza Kigali akayifata akavuga ngo ngiye ariko barahari bayifashe bakintu bayifatishije iki se si ukuyobya aba bantu bafite uko bameze bakayoba ubwenge bukabura bakabirukanka inyuma bakaboma inyuma ngewe reka mbabwire barangira bagakora ariko basiga bakora na za deliverance urumva basiga birukana dayimoni bayikuye mu gitsina abaki birukana dayimoni zisigaye ziberayo zibera hasi ngo hasi kwa tekinike ariko ubundi mu Rwanda mbabazi ni ihe ndwara mwarwaye nimwe mufite abadayimoni gusa noneho kugira ngo wemere abagore bo mu Rwanda nimwe mufite abazimu gusa abagore bo mu Rwanda nimwe mwerekwa gusa abagore bo mu Rwanda nimwe bundi nimwebwe muhura n'ibibazo gusa ariko ngo noneho akasongo yihwa musigaye mwerekana imipuri nabonye abanyamurenge bateyemo imupuri rwose ubu se ibi bintu turaza kubigenza ute ko n'abanyamurenge bajemo noneho abanyamurenge bati sindi busigane inyuma nanjye ndigaragaza mu minsi mikeya baramyi barimbanaga na mbonye nabo ati natwe turigaragaza yego ati rero umva se ati yewe ntuza we wampereje ngo tumpereza nkwereke ngira ibintu nikorera ati ibihe wa banyamurenge kwakwanye banyamurenge nubwo mudahanura ariko umwuka w'Imana ari muri mwe abanyamurenge barahanura ntago ndabumva abanyamurenge barahanura ariko ngewe mpamya ko umwuka w'Imana ari muri we ahubwo reka nibaze ngo kuki aba bana batangiye kubacika b'abakobwa basigaye berekana imipuri ko batangiye kwiyamamaza ku mbuga nkoranyambaga bakoresheje ubwambure bwabo banyamurenge b'ababyeyi mwagize gutya mugafata ku ibere ry'iburyo ndakubwiza ukuri mugasengera aba bana banyu ko mubona ibintu byakomeye dayimoni yinjiye no mu banyamurenge ubusambanyi banyamurenge ariko hari ikintu njya nibaza mwasubiye ku gikumba mw'ababyeyi mwe bamukobwa jana banyu ko batangiye kujya habona hinga ariko hari ikintu njya nibaza gusambana buriya ni icyaha mana yanjye gusambana ni icyaha gikorerwa mu mubiri n'imbere ubu umusore aguhamagaye wenda akubwira ati ngewe nagukunze ukagera ntabwo rusobanura gusambana mwaba none se gusambana ni gute nuko ngo usanga umuntu arimo asamba yabuze ubwenge nawe ukavuga uti nanjye ndabutaye nanjye ngiye gukomeza asambane nawe kandi wakagombye guhuza umubiri nawe ugahita usamba mugahita musambana umubiri kumira kandi Bibiliya ikavuga ngo nimba ugize irari ukabona umukobwa mwifuje mufata umurongore muri mana yanjye uragura niho rero abantu batangiye kuyobera bakavuga ngo n'ubundi nimba wifuza nawe nibaguhe aha hantu harimo ubuyobe niyo mpamvu usanga bamwe na bamwe bagendera muri ubu kwihangana kuri he niba abanyamurenge batagifite kwihangana abahanuzi bamwe ntabwo ari bose ariko ni bamwe abapasiteri abahanuzi bamwe bamwe mu bahanuzi biyita oya nabiyita oya ni bamwe mu bahanuzi biyita ko ari abantu batari bo aba ni abantu biyita mutwumve neza yego sha bakomeje kugenda bagaragaza uburyo igitsina gifashe intera igitsina kuko Yesu nimba adashobora kuba umubosi w'abajura urumva Yesu ntaba umubosi ese ko atari umubosi w'abatinganyi ko nawe uraza ngo avuga uti Yesu yarantinze akaba atari umubosi w'abatinganyi kako bavuga ariko yataraza umuntu avuga ngo Yesu yarantinze Yesu ataratingana ariko Yesu yagorwa akaza akavuga ati Yesu yantiye inda Yesu yanyemeje amafegisiyo bazagera mu ijuru ariko bakamera nk'abari
kurunguruka. Umuririmbyi aravuze ngo tuzajya mu ijuru kureba bariyo, tuzajya mu ijuru kureba bariyo. ni ukuvuga ngo iyo korasi iravuga ngo aba bantu bazaba bagiye kureba gusa, nta kintu bazaba bagiye kumara no ntabwo kureba. bazaba bagiye kubayo, bo bazaba bagiye kureba abantu bari mu ijuru, nibarangiza bo bagaruke hese kandi isi izaba yarangiye mu muriro. urumva gahunda ni ukujya kureba gusa bakigarukira. ariko rero ndi kwibaza ngo ko hari ahantu wavuze ngo ese ngo mwabagabo mwe mwitegure kurera abana batabyaye. aba bantu sugira ngo ni ukuri kw'Imana mu minsi mike aba bagore barajya batahana inda mu ngo zabo. havuga uti rwose Yesu yabihwanyirijemo, ariko ni ukuvuga ngo tugiye kwinjira muri bihwanye nyine. uvuze ibihwanye. bagabo mucunge neza, niyo mpamvu abagore banyu bakomeje kwinjira mu byumba by'amasengesho. shimira na leta y'u Rwanda, shimira n'igihugu cyacu n'ubuyobozi bwiza dufite, bwagiye bugabanya iki kintu bita isengero n'ibyumba, bukagenda bugabanya aka kajagari, kuko ibintu byari bimaze gufata intera. bagabo rero mukomeze mucunge ahantu aba bagore banyu barimo bagendagenda, kuko n'akataraza bazakazana. ndakubwiza ukuri ko numva ari hatari cyane. ejo bundi tuzabona murumuna wa Yesu. ubu Yesu ubwo yaba ameze ate? Yesu ubu wari uzi ko Yesu yashobora gukora imibonano kuva igihe wabereho, akabikorera no mu gihuru, akabikora none no mu gihuru se. ahubwo se ubu noneho nuriya mugore ariko nawe araciriritse, none se we kuki atanishyuye roge? ariko Reverend Pasteur Justin yagiye kumusura. ese ko twabonye ko Yesu aryamiwe, kuki atamutereye inda mu cyumba cyiwe akamuterera mu kibaya? aho ubana n'ibintu byo mu kibaya biryoha. bayobozi muturebere mu butayu niba nta bintu bigiye bigenda bihabera. anose ntabwo wari wajya gusenga ku musozi ngo usange hariyo za Prudence n'iki byose? dore naba ariko hari abita mama chance kari umusazi. mamanya n'umuntu wese uri kuvuga ngo ibintu mama chance yavuze, aravuga ko mama yaciye mu migani no mu marenga. nta migani, nta marenga, nta buhanga, ntaki bwo kuvuga ugafata izina ridakwiye guhangarwa nk'izina rya Yesu Kristo. ariko tubwiza ukuri, mama chance ukajya kuvuga ngo Yesu ni indaya. mama chance bundi uramuzi? yewe mama chance ntago muzi, nahuye nawe rimwe. none se ni gute nigeze kumva inkuru zivuga ngo we na Brazil bigeze kugirana akantu, arongera ko n'ibiganiro n'uwitwa Joel, ariko nza kubona wakoze ikiganiro kivuga ngo uriya mugore ngo yagiye atwika imisaraba 3 agenda nivu. ni imisaraba 3 se ko ari imisaraba 10? ariko habaye ute? twagiye ni imisaraba 10 gute se? jewe ntabwo ari njya bivuze, ni umuturanyi we. twagiye rero wampaye amakuru y'idonido, ndanabibumvisha y'idonido cyane. amakuru y'abahanzi, yego amakuru y'idonido. uwo mumama arambwira ati ibintu wavuze wasenye akazu k'abadayimoni. gusa njyewe mu minsi itambutse merutse kuvunika. nahuye n'umuntu arambwira ngo kuva waravuze mama chance ndakumena umutwe nta mahoro uzabona. gute rero? niko yambwiye. mama chance ko naba numva njyewe nta bwoba mfite. mama chance ko naba numva ari dayimoni. ndavuga ni njyewe nta bwoba mfite bw'uriya mugore. tuzavugana kugeza igihe azarekura izina rya Yesu Kristo no kuvangavanga abakozi b'Imana. wakoze ko buriya ntago bari kwisenya wenyine, abari gusenya izina rya Kristo, abari gusenya umurimo w'Imana, abari kurangiza ibintu bijyanye n'umwuka w'Imana. simbivuze gutyo. yego uwo muntu yari umugore arambwira ati buretse uzabibona ibintu ugiye kuzahura nabyo.
ngira ngo ni ukubeshya ntibikeye kabiri nari ndi kuri moto yego urimo urabyumva ndabyumva 5 kwa 5 ndi kuri moto hacemo iminsi 2 mpuye n'uwo muntu w'umugore arabimbwiye ntiyacemo iminsi 2 moto inkubita nk'iriye ndavunika ubu akaguru nyine ibibazo yego nabibonye wako ucumbagira nabibonye nasi iyo mvune naho ngaho yaturutse iyi mvune uri kureba naho yaturutse nese urumva se mama Chance atari umukozi w'Imana yanyoherereje imyuka mibi yumva umukozi w'Imana ntabwo ariko ubwo yigeze kuraza Joel ngo mwirimbe yewe mama Chance namenye amabanga y'abazimu kandi igihe niyemeza kuzavuga ngo mu gihe atarashaka ibindi bintu avuga agakomeza gusenya umurimo w'Imana reka mbabwire njyewe sinzatuza none se nta nubwo ari mama Chance gusa none se yatuza n'aba Papa King n'abandi bose umuntu wese uvanga ibintu by'Imana oya Papa King we mwihorere mureke ni umuntu w'Imana nawe yabiretse kuko we yabiretse ndamuretse nahindura umufuno ariko reka byaramenyekanye nibitaramenyekana bizamenyekana bite byanyu nibitaramenyekana arumva Imana irimo iragaragaza inkozi z'ibibi zihishe mu nsengero Imana irimo iravangura we intama mwihene ndakubwiza ukuri Imana irimo iratoranya akazu k'abadayimoni uko kari gushya Imana irimo irashungura rumva yego Imana irimo irashungura shite yanjye akabona abadamu ngimipuri yabo yagiye hanze ubu sa 2025 igihe aba bahanuzi bahereye bariho ubu nibwo Imana irekuye Yesu iravuga ngo kubera ko wamenye amaraso ku musaraba nkabona bidahagije ukaza mu ijuru utarongoye noneho subira mu isi ugenda urongore uhere ku bahanuzi uhere kuri mama Chance ariko mama Chance ari umuhanuzi mama Chance niwe mugore mwiza Imana yarebye gusa ese nicyo kizungerezera haka abantu mwabaye nyine ndashaka kumubaza nyine mama Chance ngari kubinyuza mu mwuka wahe n'umwuka w'abadayimoni uvuze n'umwuka w'abadayimoni ushatse ko mama Chance ari dayimoni se afite umwuka w'abadayimoni ariko ari umuntu wambwiye ngo buriya ngo ari imyuka ngo y'abadayimoni ngo ushobora ngo kugenda ngo ugiye nko gusengera ufite nk'icyifuzo ukajya gusengera nk'umupasiteri akagusengera ngo uwo mupasitori umwuka umurimo ugatuma usenya urugo rwawe cyane hari umuntu wabimbwiye kabisa nanjye nsanga kuko nibyo njyewe mbabwiza ukuri nimuzajya muzana amafuti hano kuri iyi mihanda tuzajya mwese tubatotora ariko rero reka ntabwo tuzashyigikira amafuti yanyu no ngo dushyigikire ngo mwarekuye amavidewo yanyu ahubwo ribu dukurikirana abantu bakomeje kugenda bashyira amavidewo yabo bambaye ubusa ubundi ibyo muri kwamamaza n'ibiki ariko aho ngaho niho narindi kugaruka kuki dushyigikire ngo muri kuvuga ngo muri amagini ngo abapfuye ngo mubana n'abapfu ngo hanyuma reka mbabaza nimba koko ari umwuka ubumuvugisha yego ko yavuze ngo Buravan apfa yarishimye ngo gogo apfa yari umupfu n'ubundi yarishimye uwo ni umwuka w'Imana wavuze ibyo bintu haka abantu kuki badatekereza ariko naragenze ndabona abantu bo kuri social media baranyobeye iyo umuntu avuze ikintu wagira ngo ahita bakoropa mu mutwe akabatwara n'ibindi byose aba yaravuze kuki abantu batazirikana ubu yaravuze ngo Buravan yarapfuye arishima urupfu rwe rwaramunejeje ngaba mu marimbi ngaba mu bapfuye ngakorana n'imyuka ngo ni arya ngo ni igini ngo ni dayimoni ni umuzimu ngo ni umuzimu hanyuma uwo mwuka mbabasi uwo mwuka w'Imana wishimira abapfuye ubyina hejuru y'abapfuye uwo mwuka w'Imana uza kwihorera uwo mwuka w'Imana uza gushinyagura ubaho Imana ntago yica igira ite ntago yica igira ite noneho yishe ubu mu isi hose mu bantu yishe Buravan na gogo
kuko ari bo bavuzwe mu isi hose igihe abantu bahereye bapfa hapfuye Buravani na Gogo none nimba hatarapfuye Buravani na Gogo abantu bakaba barahereye kera bapfa ni gute umwuka w'Imana ashobora kuza agahagarara hejuru y'ababuze ababo hejuru y'abantu bitahiye? Umuririmbyi yarabivuze aravuga ngo gupfa ni inyungu ku mukristo wese w'iki w'ukuri. Hanyuma nimba ari inyungu Imana ikaba yakoze mu nyungu zayo, ikaba yakoze mu bubasha bwayo, umwana w'umuntu ahindukira ute kujya gushinyagura, ahindukira ute kujya guhagarara agafata n'ijambo? Ariko uwo mwuka w'Imana ukoze 2025 nibwo ukoze? Nibwo ukoze nyine. Are ko numva umwuka akomeje guhinduka. Abahanuzi b'abarozi uvuze? Hari abahanuzi b'abarozi kandi b'abarozi ku munwa, b'abarozi mu mwuka, b'abarozi. Romba je ntago mfite gahunda kubashyigikira, nta soni. Ubwo se buri kubaka imitima y'ababuza babo utekereza kuri muyisana? Ko nimba ari umuntu koko w'Imana bamugani kukiza ashinyagurira abantu babuza Mwuka w'Imana araza akavuga ngo humura, nubwo bigenze uko ariko ejo bizagenda neza, nubwo uri kurira ariko ejo uzaseka, nubwo ubabaye ariko ejo uzishima. Ariko ari abantu bashaka kuguhibo gutya ariko ejo bizahinduka. Jane buretse gato hari abantu bashaka kugutera amabuye kuko ejo bundi mama chance yakoze ikiganiro ku rugendo, abantu aravuga ati rwose uri umukozi w'Imana, uri umuntu w'Imana, uri intumwa y'Imana. Kandi noneho je narazirebye zira comment ariko naragenze hewe ishyamba rya Nyungwe ni rirerire cyane. Iki ishyamba rya Nyungwe ndakubwiza ukuri, umusore warigenze nagira inzara mu nda. Niko mwabaye muti mwarwaye ryari? Hariko koko nuko mufasha umuzimu rero mumuhinduye umwere, mufasha umuntu wihinduye umuzimu mumuhindura marayika, ariko ubundi mwayobye ryari? Bwoko bw'Imana. Haleluya, amena. Ukomeze mwumve evanjiri ntagatifu. Yego. Hare umuzimu mumuhinduye umumarayika se? Mwumve ibyo nkora. Ni marayika w'Imana wari uje kuvuga ko nyine mwumve ibyo nkora, nimurebe ibyo nkora. Ari nako babivuga. Ibyo mvuga ngo nimurebe ibyo nkora. None si byo yavuze ko twabyumvise? Aba bantu barimo barakoma mu mashyi, mwemeye gukurikira umuzimu se? Ahubwo ndi kukubaza, urateretwa cyangwa naguteretwa? Njyewe se ntegereje Yesu. Nawe se utegereje Yesu kukurambagiza cyangwa se utegereje Yesu kazaza kukurambagiza, utegereje Yesu kazaza kugukwa, utegereje Yesu kazaza kukurongora, utegereje Yesu ngagira ati Yesu azaza mu isi aje gutwara umugeni yakoye amaraso y'igiciro cyinshi. Bivuze iki? Biravuze ngo mu isi hari abageni ba Kristo, sibyo? Ariko ntago hari inda za Kristo. Bantu muri kuyoba, mu isi hari umugeni. Cyakora umuntu naza akavuga ati nge ndi umugeni wa Kristo, nta kibazo, ubundi no kwitegura n'ibirongoranwa narabiguze, n'ibishyingiranwa narabiguze, nyine akabivuga gutyo. Ibyo nzabyumva ko ari guca mu marenga y'umwuka. Ariko mu isi nta ndaya ya Yesu ihari. Mu isi hari umugeni wa Kristo uri mutegurwa. Hanyuma tugana ku musozo nagira ngo tugire. None se Yesu yabanje gufata vase ngo tubimenye? Oya nyine buretse gatoya. Ni vase. Wasanga wenda yarafasheho vase nawe wamenye. Nta vase yafashe mama chance wa mugore ukorana n'imyuka mibi. Ndakubujije kuri Yesu Kristo wabambwe ku musaraba Igorogota. Yesu nta vase afata. Yesu nta ndaya agira umugeni uri mutegurwa, agategurwa umugeni akitegura bese akamutunganya, kazagera iwe yejejwe nta kizinga, nta munkanyari, nta myotsi nunukaho. Ejo bundi ngize gutya njyewe reka abantu mwimvangira. Yesu nta ndaya agira mu isi. Bantu mwintege agira indaya he mwijuru? Nta ndaya Yesu agira. Yesu nta nubwo ari indaya, yigeze aba indaya ryarize, yigeze yidekarara se. Yavukiye mu muvoresha. Umwana w'Imana avukiye ahantu hagayitse, hakemera akababazwa akagira gute? None barimo baramugereka hinda. None burimo muramugereka hinda. Inda z'umwijima. Ejo bundi ngize gutya
mbona akavidewo uri gusengera, nabonaga uri gusengera abadamu babiri. None aka kavidewo nabonye ni umuntu wakanyetse ari kumbwira ati uko abantu babona abantu kuri social media ntabwo ariko burya bababona, ntabwo ariko babari yego umuzima busanzwe. Hanyuma nabonye akavidewo uri kubaka, nabonye usengera umudamu n'umugabo, dayimoni ziravuga zirabwejagura. Ikindi cya kabiri mbona umugabo ari gusaba imbabazi umugore, urwo rugo urarwubaka. Amakuru mfite nuko uwo muntu yavuze ngo mu gihe gishoboka nubona umugabo ibintu byose ngazabikora. Mbabarira umbwire, ni imbaraga z'Imana zagukoresheje ibyo ngibyo? Kuko hari abantu uyu munsi wa none, reka nkubwire ndetse gaturansubiza nyuma, hari abantu bakomerekejwe imitima n'aba badayimoni, n'aba bantu bitaye ngo ni abakozi b'Imana ariko atari abakozi b'Imana. wambare nkaririmba nako bare bakagira Imana n'amafaranga. abantu iby'ijuru iby'ururutse imitima, muvuge ko bahiriwe, muvuge ubundi buzima. Abafite imvune mubasindagize, duhungire ku ibendera ribasha kuturengera. Iye hari ubuzima byihorere. Ni ukuvuga ngo rero igihe turimo, warumbaje ngo umwuka w'Imana, ubundi umwuka w'Imana arubaka ntasenya. Icyo ni icyambere, icyo kiranga umwuka w'Imana. Urasubijwe nagusubije. Umwuka w'Imana arubaka ntasenya. N'ibyasenyutse araza akabyubaka. Yego. Ahubwo bashakashaka igihe ibintu byasenyutse cyane n'ibyaza ashaka. Biravuga ngo yataye intama 99 ariko n'umuririmbyi yavuze ajya gushaka imwe yazimiye. Akubwiza ukuri. Bivuze ngo rero ntabwo Yesu Kristo cyangwa umwuka w'Imana uzushaka abantu badafite ikibazo, ahubwo azashaka babandi bakomeretse, babandi bafite imvune, babandi bafite agahinda, babandi bafite intimba, bamwe bafite ibibazo, bamwe bafite amarira. Kavuga ngo nimuhumure, ejo ni heza, ejo bizemera, ejo bizakunda, hari ubundi buzima. Niyo mpamvu n'umuhanuzi ukorana n'umwuka w'Imana wese ntagomba kujya kure y'ijambo ngo azabwire abantu ngo murapfuye, murarangiye, murarimbutse, murahiye, murasenyutse. Mwuka w'Imana avuga yoroheje, ni umugwaneza, ntagatera abantu ubwoba. Hoya, ni umugwaneza. Rega Imana ikunda abantu bayo. Imana ikunda abantu bayo. Umuntu ni umushinga w'Imana. Umuntu ni umushinga w'Imana. Nkuko uzi ko iyo ufite umushinga uhozaho ijisho. Abantu bana rero umuntu ni umushinga w'Imana. Abantu bana ni Imana. Abantu bana ni Imana. Abantu ntago bananiye Imana. Imana ifite ububasha. Abantu ntago bigeze bananira Imana. Imana ni inyembaraga, ifite aho yakora ikabona umuntu, ifite uko yabigenza ikamubona. Ashura urabesha. Abantu ntago bigeze bananira Imana. Uvuze ngo abantu bananiye Imana, Imana nuko iba yabihoreye. Nukuri. Yego. Nyina abantu Imana iba yabihoreye bakamubihe by'umudendezo, ariko ntabwo yigeze ihaguruka ije gushaka umuntu ngo iburaho ikora kugira ngo imubone. Bivuze ngo buri muntu agira samuduye, kandi buri muntu wese agira igihe Imana imufatiramo ndetse namuboneramo. Tuvuge mama chance ntabwo Imana iramufata, umunsi yamufashe bizamenyekana. Munsi rero yamufashe bizamenyekana, izamubaza. Uru rubanza ruzabaho, uru rubanza ruzabaho umunsi yamugezeho. Akubwiza ukuri bwo gufata umwana w'Imana akamutesha agaciro kuri uru rwego, akamwambura icyubahiro n'ikuzo, akavuga ngo ni indaya. Ariko ubundi indaya ya Yesu, indaya ya Yesu yambabarira, ni indaya y'abadayimoni. Njye nukanambwira Yesu ni izina ry'umwihariko. Yesu ni izina ritavogerwa, Yesu ni izina ritamenyerwa, Yesu ni izina nyine ni izina rititiranwa. Yesu ahageze yitambukira
yesu ni umunyamuwe, yesu ni umwana we, yesu. reka ngushimire. Ndababwiye ngo yesu nta ndaya agira, kandi icyo kintu cy'indaya nta n'icyo abamo. Yego. Ikintu kizana yesu ku ndaya ni ukuyiha agakiza, nta yindi bizinesi bagirana n'indaya. Yego. Hanyuma yesu rero nta ndaya agira, cyakora yesu agira umugeni mwisi. Yego. Hanyuma reka ngushimire, waduha nimero zawe kuko hari umuntu ushobora kuza, hari ababyeyi barushye baremerewe, abantu bagomba guhumuka ariko. Yego. Hari abantu ntibahumuke, abantu ikindi abantu biga kwisengera shuti zanjye. Ubundi abantu bakize gupfukama bakitakambira bagahamagara Imana. Biravuga ngo umwenda warahera watabutsemo kabiri kugira ngo buri wese yigerereyo. Ndabasabye babyeyi, bagore, bakobwa, bagabo, basore, bantu muri mu Rwanda batari mu Rwanda, pfukama mu cyumba cyawe, pfukama mu kazi, pfukama aho uri hose, ubwire Imana. Imana ni Imana yumva, ni Imana idatoranya cyangwa irobanure, umuntu wese uyihamagarira mwitaba. Duhe nimero zawe. 078 96 140 346. Zisubiremo. 078 96 140 346. Yego. Imana ibaha umugisha. Yego. Reka mbwire abakunzi b'Isezerano TV ko uyu impamvu navuze ngo hari video nuko nzi neza ko kuva namenya uyu mukobwa nge nta kibi ndamubonaho, akenshi usanga ariko rufite ishyaka ry'Imana. So rero wowe wumva ushaka gusengerwa, ushaka kuvugana n'Imana, ushaka guhugurwa, ufite ibindi bibazo bigiye bitandukanye ushaka kugisha inama, hamagara Jeannette aragusengera. Niwe muntu nabonye udasengera abantu aca baca amafaranga. Ariko Imana nta kiguzi isaba ngo ibohora abantu. Imana nta kiguzi isaba kugira ngo ikize abantu. Wa mugani reka nkwibarize. Haka Imana ubu yasaba ibiguzi. Aka iki kiganiro tuzagikora ubutaha. Kubera icyo udasa nk'abandi. Ngombetsa nabi se cyansa neza. Nawe uje werekana amataye nkuko abandi bayerekana. Intebe ahubwo ngo Yesu mugurire salo nziza. Mana, tungara kamera ndayifite salo nziza. Rakoze ndagushimiye. Reka tubwire abari badukurikiye ko ibiganiro byacu ari akagaruka.